Duherukana ubwo ubushize GAEL yaramaze kubwirwa na Liza yuko asize umukunzi we TETA ari kumwe na Vicky rwose ngo bameze neza. GAEL ubwo yaragiye agahinda ari kose, Liza nawe asigara aho ngaho maze mama GAEL ahita aza. Mama GAEL ati Liza, ni gute kuko waza mu cyaro nuze gusuzanya uko bukwe? Liza ati mama GAEL, nibwo nyiza rwose ari byo narindi kuganira na GAEL, ntabwo ari ukwirengagiza kuza kubasuza rwose. Ubwo bahise basuzanya maze Liza ati amakuru se? Mama GAEL ati amakuru ni meza. Iyi modoka se ni yawe mwana wa? Liza ati ntago ari yanjye ariko niyo mu rugo. Mama GAEL ati ubundi niwe mukazana nahoze nshaka. Hagati aho ngaho ariko nshaka yuko umbwira ikibazo umwana wanjye afite, kubera ko ejo nabonye za atarimo kuvuga, yanga no kurya, yaraye kandi anicaye, no kuva mu gitondo rwose yabyutse yicaye hano ku irembo atarimo kuvuga. Liza ati byose ariko ni ukubera TETA. Mama GAEL ati TETA se kandi yakoze iki ko nzi yuko ari umukobwa witonda? Mama GAEL ati rwose kubeshya ni icyaha, nubwo nyine TETA ntamukunda ariko ndabizi neza ko uriya mukobwa rwose yitonda ndetse kandi agira n'imico myiza. Buri ikintu nyine mwangira njyewe nuko ari umukene nta kindi. Liza ati byarahindutse rero, uriya mukobwa yageze mu mujyi maze ahita ahinduka undi muntu, asiga atandukanye na TETA wari uzi. Yasanze impanga ye Tona akundana n'umusore nyine ahita amutwara, kubera nyine uwo musore ari umukire. Ubu ngubu barakundana, nta nubwo bashaka rwose kwikoza GAEL. Ejo rero GAEL yabasanze nyine bari mu byabo biramubabaza, maze ahita azinanga kugira ngo nyine arebe yuko TETA nyine azamukurikira. None TETA rwose ntabyitayeho, yimereye neza rwose n'uwo musore w'umukire yabonye i Kigali. Mama GAEL ati niyo mpamvu GAEL atarimo kuvuga se, adashaka no kurya? Ariko ubundi kari agakobwa kaba kazimara, ni gute kababaza umuhungu wanjye kuko bigeze ahangaha? Ese ubundi weho kuki utamuba hafi ngo muhite mwikundanira? Ubwo Liza ati nyine GAEL akunda TETA cyane ku buryo nta wundi mukobwa rwose aba ari kubona cyangwa se yitayeho. Mama GAEL ati yaya ndababaye cyane pe, keretse wanyegeza kari agakobwa nkabanza nkagakuramo ariya maso yako. Nta soni kambabariza umwana koko kamurutisha amafaranga. Ariko na GAEL rwose nawe ni injiji, niba TETA mubabaje bivuze kwiyicisha inzara nk'uri mu masengesho, nta nubwo abona yuko nawe uri umukobwa mwiza. Liza ati njye nibaza rwose ikintu TETA yamuhaye ngiye bikancanga. GAEL ahita aza maze arababaza ati TETA murimo muramuvugamo mubaza iki? Mama GAEL ati mwana wa uragarutse, ese kuki utambwiye ko TETA yakubabaje? Liza ambwiye ibintu byose nyine uko byagenze, numva ndababaye pe. Ni gute kari agakobwa kakurutisha amafaranga koko? GAEL ubwo ahita areba Liza maze ati ese nkawe waje mu cyaro uzanywe no kuvuga amagambo? Liza ati none se hari ikibazo? Yambajije nyine ikibazo ufite mubwira byose uko byagenze. GAEL ati wabivugaga se nkandi ubundi wowe urinde wo kuvuga ibibazo ntigeze mvuga njyewe? Liza ati GAEL windakarira, none se ntabwo ari mama wawe? Nari kubibwira nde wundi se ubundi? GAEL ati wazanywe no kuvuga amagambo se? Ubundi uri muntu ki? Liza ati ushatse kuvuga iki? Ubwo GAEL abaza Liza ati ese kuki ushishikajwe no kunyereka yuko TETA atankunda? Liza ati nyine ni ukugira ngo uhumuke ureke kuba impumyi kubera urukundo. Ubwo GAEL ati kuba amaso yanjye ahumye se bikurebaho iki? Ni wowe wari umbwira ngo vikagiye kuntwara TETA, hanyuma kandi ejo niwe waje kumpindaho ngo tujye kumureba, bituma mbona biriya bintu. Ikindi kandi ni wowe muntu wambujije kujya kumufata ngo tugarukane inanga mu cyaro. Nanone kandi ni wowe wazanye amafoto y'uko bari bameze. Ubundi kuki ubikora? Mama GAEL ati nyine nuko agukunda GAEL, ntago rwose Liza ashaka kukubona ubabaye kubera TETA. Rero akora uko ashoboye kose ngo nyine umureke ubundi umere neza. GAEL ati mundeke ntekereze neza kuko rwose ahantu bigeze ndumva ntazi. GAEL ubwo yaratekereje maze ati ushaka ko nandukana na TETA burundu we nakuvumbuye? Ubwo Liza ati ngo iki? Urabizi ariko si njyewe? GAEL aramubaza ati ese kuki uhorana amakuru mabi yonyine? TETA arankunda kuva kera, ntago yandeka kubera ruriya ruhungu. Ubwo Liza aramubaza ati se ubundi uzaba impumyi kugeza ryari? Wikibeshya rwose kuko TETA yagukundaga mukiri mu cyaro. GAEL ati ngomba kugira icyo nkora rero. Ubwo umusore yahise yinjira mu nzu.
ubwo Liza asigarana na mama Gaël hanze barimo baganira, maze Liza ati teta yaroze umuhungu wawe rega. Mama Gaël ati nanjye rwose niko mbibona, nese dukora iki? Liza ati reka tubanze nyine tumenye icyo we agiye gukora, ariko ntabwo nakemera ko rwose akomeza kubabara kubera teta. Ubwo Gaël ahita asohoka afite n'igikapu maze ati nsubiye mu mujyi. Nyagasani ubwo Liza ahita agwa mu kantu maze ati hehe. Gaël ati nsubiye mu mujyi ngiye kureba teta. Ubundi ni gute umuntu yambwira ngo ntago bankunda nkemera koko? Ni gute amafoto yatuma ngiye nemera ibyo rwose uri kumbwira? Liza ati ariko haramwiboneye arimo gusomana na Vicky. Gaël ati nanjye narasomanye ariko ntabishaka, kandi wenda nyine iyo teta bimenya yari kurakara. Gaël ahangaha avuze ngo yarasomanye, mwibuke neza ko Chantal yamusomye ku ngufu. Ubwo yakomeje abwira Liza ati reka nsubireyo koko ubundi menye niba atankunda koko ari we ubinyibwiriye. Nyagasani ubwo Liza atari ko se Gaël uzakomeza kuba koko umugaragu w'urukundo kugeza ryari? Gaël ati ndeka ngiye nkomeze mba umugaragu warwo nta kibazo, ariko ntabwo nava ku izima kandi ndagiye. Ubwo Liza ati ngareka tujyane mu modoka. Gaël ati oya, wagenda umbwira uburyo ki teta atankunda maze bigatuma amererwa nabi. Rero reka njye gutega nta kibazo, ninshake ngereyo mu gitondo, ariko ngereyo mbonane na teta kuko rwose bino bintu ugomba kubihagurukira. Mama bye, turaza kuvugana. Gaël ahita agenda. Ubwo Liza yarababaye cyane maze mama Gaël ati umwana wanjye ni ukuri yarasaze kubera uriya mukobwa. Ese ubundi wamugani Liza ni ukubera icyo ari weho uhora umubwira ibintu bibi gusa kuri uriya mukobwa? Biba ari byo koko by'ukuri, cyangwa nuko ukunda Gaël ukaba ushaka yuko atandukana na teta maze mugakunda nawe na Gaël? Liza ati kuki se naba nshaka yuko batandukana? Mama Gaël ati kugira ngo nyine abe ari weho mukundana. Erega umuhungu wanjye ni umusore mwiza, nta mukobwa utamwifuza. Ubwo Liza aramusubiza ati bibaye ari byo se kugira ngo mbikore batandukane? Mama Gaël ati Liza uri umukobwa mwiza, unaberanye n'umuhungu wanjye pe, ariko ntabwo nabigushyigikiramo rwose kubera yuko waba urimo gutuma rwose umwana wanjye ababara cyane. Ubwo Liza ati ni njye se utababara? Umuhungu wawe yaje mu rugo ngo abe umuzamu, ariko ndabyanga nsaba yuko aba umwana wacu, ndetse kandi nsaba na papa yuko yamuha akazi. Ubu ngubu yari amaze kumera neza rwose, yibana mu nzu yikodeshereza, byose kubera njyewe. Ariko uriya muhungu Gaël ntabwo abiha agaciro, hanyuma teta niwe rwose uhora imbere. Ese kuko mu by'ukuri uri ngiye wakora iki? Nahisemo gukora rwose uko nshoboye kose kugira ngo batandukane, ariko ntabwo rwose biri gukunda kuko wagira ngo hari umuntu wabazirikiranyije. Nyagasani ubwo Liza ahita aturika akarira maze ati ubu se kuko ndi mubi ku buryo yakomeza kwiruka kuri teta akanyirengagiza? Noneho kandi Gaël yirengagije ko yamusanze ari gusomana n'undi musore Vicky, none reba asubiye no kumureba, nta nubwo yitaye kuko naje kumureba hano iwabo mu cyaro. Nyagasani ubwo mama Gaël ati hangane mukobwa mwiza wirira, agahinda kawe rwose ndimo ndakumva. Gukunda umuntu ntabyiteho birababaza, bikababaza kandi kurushaho iyo atita ku byo wamukoreye, ahubwo agakomeza kwita ku wundi. Ariko komeza nta kibazo ugerageze, kuko ni igihe kitaragera wenda Gaël azagukunda. Ubwo Liza ati basi mfasha mama Gaël. Mama Gaël ati nese ngufasha iki? Ubwo Liza abwira mama Gaël ati basi reka nawe tujyane mu mujyi. Nyagasani ubwo mama Gaël ati njye reka nimenyereye mu cyaro da, ahangaha mu cyaro nigira kwihingira, ubundi nkinywera nkasinda, ndetse kandi nta n'umuntu ujya umbangamira. Ubwo Liza ati erega mu mujyi nabo baranywa bagasinda, kandi rwose niba koko ushaka yuko nzaba umukazana wawe mfasha pe. Ubwo mama Gaël ati nese ko bishobora kuba byarakaza Gaël? Liza ati ntago yakurakarira kandi uri mama we. Mama Gaël ati nagira nese, ngareka nitegure tugende. Ubwo nta kindi cyabaye kuko mama Gaël yari yiteguye maze we na Liza bahita bazana mu mujyi. Ubwo bwarije maze tugaruka kuri teta yari agifungiranye handi muri ya nzu, nuko Tona araza maze arafungura. Tona ati teta ubu ngubu noneho rwose wasohoka ukagenda nta kibazo, ibintu byawe ngibyo hanze byose nabishyize aho ngaho. Nyagasani ubwo teta ati nizere yuko basi wishimye. Tona ahita aseka maze ati nturi kwibona se nyine ko nishimye? Teta
ati mushobora kuba rwose mwibwira yuko mwanandukanye na GAEL kandi ntabwo bizigera bibaho. Tony ati wikibeshya sha GAEL, niyo mwasubirana rwose ntabwo bizaramba kubera yuko ngiye rwose ndahari kugira ngo matandukanye burundu, ndetse kandi na Liza arahari, we kandi ntabwo muzakundana ngo abahe amahoro. Ubwo TETA ati pfa kuba namumenye gusa. Tony ati ngaho igendere TETA, ibyiza biragutegereje, ibi ngibi wakoze uzabyishyura, uzasubirana na Vicky ari uko nabyemeye. Tony ati ugiye kumutendekana na GAEL se? TETA aramubaza ati nkabatendekanye se nshaka iki? Icyo ndimo ndakubwira nyine wamemukiye kandi rwose ntabwo uzigera ubona amahoro. Nta kibi ngiye nagukoreye rwose ku buryo ari kumfungiranamo hano umunsi wose ugatuma ntigira mu cyaro. Tony ati ibi ngibi byose niwe wabitangije TETA? TETA aramubaza ati nabitangije se atari ukubera wowe? Si wowe wabitangije umunsi wihakanaga mama? Iyo utabikora ntituba tumeze neza. Ngiye sinjya ngusobanukirwa rwose wa mukobwa we. N'aka kanya uracyumva yuko uri mukuri wirengagije ko mama yapfuye kubera wowe? Tony ati ni ngiye se wamwishe? Ubwo TETA aramusubiza ati ntabwo wamwishe pe, ariko nyine nanone wamuteye agahinda ahitamo kwiyahura. Ariko kugeza n'ubu ngubu ntabwo biha agaciro, ahubwo ukomeza kunshinja amakosa. Icyo nashakaga ni ukukubona watandukanye na Vicky kuko niwe waguteye kwihakana mama, ariko nyuma y'ibyo ngibyo byose wanze kwemera amakosa ngo usabe imbabazi, ahubwo ukomeza guhangana nanjye. Urakeka se mama hanari atewe ishema nawe? Tony ati nashaka bireke, umupfu yaterwa ishema nanjye se ubundi bikamarira iki nyagasani? Ubwo TETA ati nuko uvuze Tony? Tony ati ndabivuze, niba udashoboye kandi kwirengagiza ibyabaye byose ibyo ngibyo birakureba. Ukomeza kumemukira witwaje mama kandi n'ubundi yarapfuye byararangiye. TETA ati ngiye nta na rimwe nigeze rwose nguhemukira Tony, ahubwo rwose mashaka yuko wemera amakosa ukanasaba imbabazi abantu bose byababaje. Tony aramubaza ati nsaba imbabazi se mu biki kugira ngo bigende gute? Uwapfuye yarapfuye kandi rwose ngiye nsabye imbabazi ntabwo yagaruka. TETA ati ariko byibuze yaruhukira mu mahoro. Ubwo Tony aramubaza ati kuruhukira mu mahoro se no kutayaruhukiramo bimbwiye iki? Ese ubundi kuki numva ushishikajwe na nyoko wapfuye kuruta uko washishikazwa n'impanga yawe ikiriho? Ubwo TETA ati reka nkubwire Tony, imbabazi uzazisaba uri impumyi cyangwa se uri ikiragi cyangwa se uri ikimuga, kandi ngiye ndabikubwiye. Nahoraga nsaba Imana ngo imivumo yose bakuvumye ntizagufate, ariko rwose Imana izaguha igihano gikwiriye umuntu nkawe ku buryo uzahora wicuza maze ugasaba imbabazi, kandi ngiye ndabikubwiye rwose ndi TETA. Wowe Tony mu gihe gitoya cyane uzabona ingaruka z'ibyo wakoze. Tony ati wintege iminsi se nyine, vuga ugenda. Nyagasani ubwo TETA nta kindi kintu yakoze yaragiye, ariko atazi ahantu agiye nanone kandi yumva atasubira kwa Liza, nuko umukobwa aragenda yicara ku muhanda. Nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Ubwo amasaha yaciyeho maze burira cyane, maze tugaruka kuri Vicky yicaye iwe ku irembo agiye kubonabona GAEL araje, maze Vicky ati GAEL ni amahoro kuje hano zino saha? GAEL ati amahoro si waba wayampaye, TETA ari hehe? Vicky ati urumva se ubwo TETA yaba ari hano kuko aya masaha akora iki? Usibye rwose ko uno munsi atigeze aza hano, yanambwiye ko atazigera agaruka ahangaha rwose. Ubwo GAEL ati ese ubwo urimo gushaka kubeshya nde? Mfite amafoto yanyu y'uyu munsi ndetse wari wambaye n'uku nguku wambaye. GAEL ubwo ahita yamwereka ya mafoto maze ati uyu nguyu ntabwo ari wowe se? Hano mwari muri guhoberana, ahangaha mwari mufatanye n'ibiganza. Nyagasani ubwo Vicky yarumiye maze ati ntabwo nabyizera. Aya mafoto se kandi wayakuye GAEL? Yafashwe nandi? GAEL ati ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa, ngiye nshaka rwose umbwire, urumva koko ukeneye kuntwara TETA? Ubwo Vicky ati reka nkubwize ukuri rwose nk'abajama GAEL, sibyo? Mu by'ukuri kugutwara TETA ntabwo ari byo ngamije, ariko nyine aramutse akuretse akemera ngewe nta kintu byantwara. Gusa ariko ngiye nta na rimwe nigeze ntekereza kuba nabatandukanya pe, ahubwo nyine mba numva wagira ngo ni Liza ubishaka. Wihangane nkubwire ibi ngibi nyine, gusa cyagiye uza ugasanga ndi gusomana na TETA nari nabipanze na Liza, ndetse kandi yari yambwiye ngo nze gufatana video ndi gusomana na TETA, ariko byo ndabyanga
ndavuga ni utazayibona iyo video. Noneho rero impamvu ya biriya byose byabaye, nari navuganye na Liza yuko arazana na Tona, ubundi agasanga ndi gusoma TETA kugira ngo nyine Tona bize kumurakaza cyane aze kumvira mu buzima, ariko ngiye kubona mbona nawe yakuzanye. Gusa nyine icyo nakubwira cyo, nta nubwo rwose biriya TETA yabishakaga, ahubwo nabikoze mutunguye nshaka rwose kubabaza Tona, maze binahuza nuko nawe bari bakuzanye. Ndarahiye rwose ibyo nkubwira ni ukuri, kandi rwose ndagusaba imbabazi ku byabaye pe, umbabarire. Ubwo GAEL ati kumbi byabaye byose n'irizo biri inyuma. Vicky ati cyane rwose, twese yagiye atubeshya kugira ngo nyine tuze kwisanga bigenze kuriya. Ubwo GAEL atari kuri ya mukobwa n'indyarya we. Ubwo Vicky ati nyine Liza yakoresheje ibuye rimwe mu guhanura inyoni ebyiri. GAEL ati mbuze icyo ndenzaho pe, none se aya mafoto nayo uyu munsi? Vicky ati nyine nabwiye Liza yuko nifuza rwose kongera kuba inshuti na TETA, maze uyu munsi anjyana iwabo. Ubwo sinzi ibyo yamubwiye, maze TETA ahita ambwira yuko rwose yambabariye. Noneho ubwo nyuma yo kumbwira ko yambabariye nyine mu kwiyunga, twahoberanye. Ni nabwo Liza yafoto yari amafoto tutabizi. GAEL ati n'ubwa mbere ibintu ngiye bindenze pe, uriya mukobwa ntabwo yoroshye. Umuntu aragenda akabeshya agahuza ibinyoma, maze bigashyira abantu bose hasi icyarimwe. Vicky ati ibaze ko tumaze imyaka irenga 10 tuziranye, ariko nkaba aribwo menye yuko ameze kuriya. Gusa nyine GAEL umbabarire ku byabaye kuko nabaye rwose nk'ukoresha umukunzi wawe. GAEL ati nta kundi nyine Vicky, ariko mana yanjye rwose Liza ni ikindi kiremwa koko, ubu ngubu nabuze n'icyo namuvugaho. Vicky ati nyine kiza nuko tumumenye, ubutaha nuko ujya tumwirinda tukamenya ko turi kumwe n'umuntu nyine mubi cyane. Ubwo GAEL abaza Vicky ati ese Vicky urateganya gusubirana na Tona? Vicky aramusubiza ati ndumva nta gahunda mfite. GAEL ati kubera iki se? Vicky ati nyine hari igihe ntekereza uriya mubyeyi rwose wapfuye nkumva nikiza amakosa yose, kuko Tona yabikoze kugira ngo nyine ntamwanga, ariko nanone nyine ikintu cyatuma nasubirana nawe nukuntu yakomezaga kumbeshya akanandusha kurakara kugeza nubwo rwose yari agiye gutuma twimuka tukava inanga kugira ngo TETA atazambwiza ukuri. GAEL ati ubu ngubu ntabwo ushobora kumubabarira rero. Ubwo Vicky ati nyine namubabarira ari uko yasabye imbabazi. TETA yamubwiye ko agomba gusaba imbabazi abantu nyine bo mu cyaro kuko barababaye cyane. Rero nyine nabikora nzigora nanjye rwose mubabarire, ariko nyine nanone agomba kwibwiriza akajya kuzisaba. Ntabwo nzamubwira ko agomba gusaba imbabazi nyine nkabona kumubabarira, ahubwo we azibwiriza ubundi nyine nanjye mubabarire. GAEL ati rwose nibyo. Vicky rero reka ngende, ndumva ibyo twagombaga kuganira nyine tubiganiriye. Vicky ati nizere ko ubu ngubu nta kibazo kandi njye nawe dufitanye byakemutse. GAEL ati nta kibazo dufitanye pe, kandi rwose uri umuntu w'umugabo mani. Vicky ati ntari kabisa wanjye turi kumwe. nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. GAEL ubwo yaragiye mu muhanda bwije cyane, mu kugera imbere abona umuntu uryamye ku muhanda, aragenda maze arebye abona ni TETA. GAEL ubwo agisanga ari TETA yarikanze cyane, maze ati TETA. TETA ubwo ahita akanguka maze ati GAEL ni wowe cyangwa ndi kurota? GAEL ati ni njyewe. TETA ubwo ahita amuhobera maze ati GAEL ni ukuri rwose umbabarire ku byabaye. Ntago atarakomeza kuvuga GAEL amuca mu ijambo ati ndabizi humura rwose wikivuna ubimbwira. TETA ati urabizi byose? GAEL ati yego ndabizi TETA, twizeye umuntu utari uwo kwizerwa kuko yatwerekaga yuko ari kumwe natwe kandi yari afite ibindi bintu rwose ari gupanga. TETA ati wabimenye gute se? GAEL ati nyine nashyize ubwenge kugiye mbitekerezaho neza, fata umwanzuro wo kugaruka inanga mpita njya kureba nyine Vicky, nzi yuko ariho ndagusanga, ariko nagiye nsanga ntabwo hari, maze niganirira na Vicky ambwira byose uko byagenze. TETA ati nari ngiye kuza ngo ngusange mu cyaro, maze Liza arambuza, arambwira ngo n'ubundi uri hafi kugaruka rwose ngo uzamara iminsi 4 gusa ngo uhite ugaruka i Kigali. Uyu munsi nabwo rero nari ngiye kuza maze mbanza kujya kureba Tona, kuko n'ubundi Liza yari yambwiye ngo Tona yamubwiye yuko ngo nshaka cyane. Ubwo mu kugera kwa Tona rero ahita mfungirana mu nzu, uyu munsi wose niriwe mfungiranye rwose, amfunguriye mu kanya. GAEL ati nyagasani, iyi minsi yari iminsi y'ibibazo gusa pe, ariko byibuze Imana rwose ishimwe yuko birangiye neza. TETA ati ntabwo byarangiye GAEL,
kuko rwose uwabidutesha aracyahari, kandi nta kabuza ntabwo azigera tuza atageze ku cyo ashaka. Gael ati nyine tugomba kumuhunga tukigendera. Teta ati tukajya hese? Gael aramusubiza ati nyine tugomba kwisubirira mu cyaro. Teta aramusubiza ati nese Gael, mu cyaro ko naharambiwe, koko ushaka yuko dusubira mu cyaro? Ariko nyine niba icyo gisubizo cya nyuma twajyayo nta kibazo. Ubwo Gael ati niba waraharambiwe rero ntago twajyayo, ahubwo twakimuka nyine tukajya ahandi hantu, kandi ahandi hantu abantu batazi. Hari ikibazo? Teta ati nta kibazo. Gael aramubaza ati nese ubundi Teta ko wari uryamye hano? Ubwo Teta ati nyine nabuze aho njya kurara kuko ntago nashakaga gusubira kwa Liza, rero nyine nicaye hano nshiduka nyine naryamye ahangaha ndasinzira. Ubwo Gael ati ngareka tugende hahandi kuri ya nzu yanjye nari nsanzwe ndi kubamo. Bahise bahaguruka maze baragenda. Nuko maze Gael akomeza abwira Teta ati kandi nyine ntukomeze kureba gutyo, urimo kureba nk'umuntu warakaye, kandi ubu ngubu nta kibazo na kimwe dufite, ngaseka turebe. Teta disi ubwo araturika agaseka maze Gael ati yo uracyari mwiza disi. Teta ati urakoze. Gael ati Teta ndagukunda. Teta ati nanjye ndagukunda cyane rwose Gael. Gael ati ngareka tugende. Teta ubwo ahita ahagarara maze akabwira Gael ati uretse kugenda. Gael ati hari icyo ushaka kumbwira? Teta ati yego. Nyagasani ubwo Teta ahita asoma Gael amutunguye cyane, maze Gael ati iyi surprise la, noneho wisubiyeho ntabwo ugishaka gukurikiza inama ya mama wawe? Ubwo Teta terega n'ubundi byarabaye kandi rwose biba ntabishakaga ntanabiteganyije, rero nta mpamvu rwose yo gukomeza gukurikiza inama ya mama. Gael aterega n'ubundi nanjye byambangamiraga, kandi rwose Teta ni byiza yuko wabonye ko atari ngombwa rwose gukomeza kubyubahiriza. Nyagasani ubwo Gael na Teta bahise basomana byeruye, barasomana kuko ivumbi riratumuka. nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Ubwo nta kindi cyabaye nyuma yo gusomana, bahise bitahira. Ubwo tugarutse kuri mama Gael na Liza bari bavuye mu cyaro, maze baraza bahita bahitira hamwe Gael aba baraje bicara ku ibaraza rwose bategereza Gael umwanya munini. Mama wa Gael yarambiwe arimo kuvuga ati Liza, uziko bugiye gucya koko twicaye ahangaha? Ubwo se Gael araza cyangwa yaretse kugaruka kuba hano? Liza ati ntago yabireka kuko nyine yishyuye amezi menshi, ahubwo nyine wabona yateze imodoka ikagitinda mu nzira, kandi nyine twebwe abonye yuko nta hantu twigeze tuhagarara. Mama Gael ati ariko uri umuhanga wa mukobwa we, nahoze ndeba ukuntu twara imodoka ugakata neza rwose nta kibazo, numva ndumiwe, buriya nanjye nabishobora? Liza ati ntagerega bigoye kuko bisaba kubyiga gusa, nawe nubishaka rwose uzabimenya. Mama Gael ati ubu ngubu nabimenya kuko nkajya ntwara imodoka nkava i Kigali nkagera kuko mu majyepfo ari njye witwaye? Liza ati cyane rwose, nubishaka nzakujyana nyine bakwigisha kuyitwara, unabone uruhushya rukwemerera nyine kuyitwara maze mpite nyikugurira. Mama Gael ati ngwiki ukangurira imodoka? Liza ati cyane rwose, nayikugurira rwose ikabi yawe. Mama Gael ati wimbeshya, wowe se kuki utwariye iwanyu kutarayigurira? Ubwo Liza ati nyine nari kuba narayiguze, ariko nyine nagize ikibazo kimwe. Inanga nyine Kigali y'umukobwa agenda mu modoka ye yiguriye baramutinya, ugasanga nyine baramutinya ngo ni umukire, maze bakanga kumutereta. Rero nyine nagize ubwoba nyine ndabireka, mpitamo kujya nkoresha iy'ababyeyi. Mama Gael ati birumvikana, none rero ngiye ngo uzayingurira? Liza ati cyane rwose, ariko nzayikugurira nimara kuba rwose umukazana wawe. Gael yaremeye ko dukundana nyine tukanabana. Mama Gael ati humura rwose n'ejo bundi ugomba kuba umukazana wanjye, ubundi nkagenda muri iyo modoka. Erega kariya gakobwa Teta nta kintu kangezaho. Ubwo muri ako kanya bakivuga Teta, Gael ahita aza ari kumwe na Teta, bose bagihuza amaso bahita batungurwa cyane, maze Gael ati mama urakora iki hano? Ubwo Liza ahita yitanguranwa ati Gael, nyine byabaye ngombwa yuko nza na mama wawe nangaha kubera ko yambwiye ko arambiwe kuba mu cyaro. Ubwo mama Gael nawe ati njye rwose ntabwo nari gukomeza rwose kuba mu cyaro, kandi mfite umuhungu n'umukazana baba mu mujyi. Ese Teta kutansuhuza? Teta aramusuhuza maze mama Gael ati amakuru y'iminsi se? Teta ati amakuru ntabwo asanzwe,
Mama Gael ati nese teta ko mbona utanyishimiye. Teta ati ndakwishimiye pe, nabuzwe n'iki kukwishimira kandi ariweho mubyeyi nsigaranye, ahubwo ni karibu rwose kuba waje ntacyo bitwaye. Ubwo Mama Gael ati ndabona ariko Gael atanyishimiye. Gael ati nyine nuko nunguwe ariko ndakwishimiye mama. Liza niba nta kindi kintu ukeneye wagenda. Liza ati kunyirukana se? Mama Gael ati yegora, kumwirukana kandi agomba kuguma hano. Erega nshaka kugumana nawe. Gael ati niba umushaka nyine umukurikire mujyane iwabo, kandi nyine ndizera yuko ibyo navuze byumvikanye. Liza ati ese ko wandakariye nakoze iki? Ese ubundi Gael ni gute wongeye kwizera Teta? Gael ati wa mukobwa we, niba udashaka kubona kamere mbi yanjye wambabariye ukigendera koko. Ibyanjye na Teta turabibaza iki kutari umujyanama wacu? Ntuzi yuko byatangiye winashaka kubyivangamo rero. Reka nkubaze, ni inzira ikuvana hano surayizi cyangwa ushaka yuko nkurangira ahantu iri? Nyagasani ubwo Liza ababaye cyane ahita ahaguruka akagenda. Ubwo Mama Gael ati ariko se Gael. Mama Gael atarakomeza kuvuga Gael amuca mu ijambo ati mama ntiwivange muri ibi ngibi cyangwa umukurikire mujyane, n'ubundi niwe wakuzanye. Mama Gael atereka musezeri. Ubwo Mama Gael ahita agenda maze ati Liza. Liza arahagarara ati bwije cyane reka nahe. Mama Gael ati nizere kutarakaye. Liza ati nishimire iki se ubwo? Nishimire ko Gael atabona amakosa ya Teta kubera kumukunda cyane. Reka nitahire ngenge kwiryamira. Mama Gael ati base ejo nawe uzavugane nawe rwose umubwire yuko mukunda. Liza ati nzaba ndimo guta inyuma yahuye rwose, azanyumvira ubusa kubera ko rwose Gael akunda Teta cyane nagashobora no kumureka. Mama Gael ati nyine wowe uzayimubwire wumve nyine icyo abitekerezaho, wenda nyine nyuma nibwo tuzashaka nyine icyo gukora, kandi nyine ntubabare kubera yuko nyine kuba ari we nshaka birahagije. Liza toke nta kibazo reka ngende. Ubwo Liza ese yurira imodoka maze ahita agenda. Mama Gael ubwo agenda yivugisha ati ninde wakitesha umukazana ko kuzamugurira imodoka? Niwacu nta wapfuye yiguriye n'igare ariko ngiye nkitesha imodoka? Nibishoboka rwose egerayo. Ubwo nta kindi cyabaye Mama Gael yaraje abwira Gael ati Gael inzara iranyishe. Gael turagira ngo mbikoreho iki se? Bwije cyane murateka mu gitondo. Ariko ntago numva rwose ikintu waje gukora inanga y'i Kigali mama. Mama Gael ati ariko ubundi mu cyaro nagumayo nkora iki? Gael ati hano se waje gukora iki? Ese ubundi mama wabuze uriya mukobwa uri kwikururira? Mama Gael ati ndamuzi nyine, ndanabizi ko ari we uri kugerageza kubatandukanya, ariko ntacyo bimbwiye, kandi nyine mugomba gutandukana kubera yuko yemeye kuzangurira imodoka. Gael ati ubonye ibyo utegereza, ushobora kuba utazi ibyo urimo mama. Ubwo Teta ati Gael nshaka kuryama. Gael ati inzu iri hano sinayo ko mbona ingana uko ishaka, mwe murarane ku buriri nyine nanjye ndashaka nyine uko mbigenza. Ubwo nyine mu gitondo turashaka uko niko tuzajya tubigenza. Nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Ubwo tugarutse kuri Liza, aho gutangwa ajye mu rugo yahise yitira kwa Vicky n'umujinya mwinshi ava mu modoka yinjira mu gipangu aragenda maze arakomanga. Vicky araza arafungura maze amubonye ati Liza urakora iki hano rino joro koko? Uzi ko mwanguye niryamiye? Liza ati uryama se uryama ibiki nyuma yo kuniranya na Gael? Si we wavuze ibintu byose uko byagenze none akaba yasubiranye na Teta? Uzi ko narimo aranamvugisha nabi? Vicky ati hanyuma se ni nanjye wamuhaye amafoto ndimo guhoberana na Teta nanamufashe mu biganza? Liza aramubaza ati ibyo ngibyo se bihuriye he n'ibyo nkubajije? Vicky ati nyine birahuye kubera yuko wankoresheje kugira ngo nyine urebe yuko wabona Gael, nanjye nkibwira yuko urimo kumfasha, naho rwose ni Gael wishakiraga. Liza ati wese ntabwo wishakiraga Teta, wari kumubona gute se adatandukanye na Gael? Bagombaga gutandukana kugira ngo umubone nanjye mbone Gael, ariko byose wabyangije. Ubwo Vicky ati nyine nakubwiye ko ngiye nashakaga ibintu binyuze mu mucyo, sinashaka gutandukanya Teta na Gael, nashakaga yuko Teta ari uzibwiriza akareka Gael, none ahubwo kubera ubwenge buke bwawe byarangiye. Liza ati nawe rego wabigizemo uruhare, ngareka dutangire bundi bushyashya
tubatandukanye burundu. Vika ati Liza njye si uko nguko neye, namaze gusaba imbabazi Gael, ibyo nakoze byose ntabwo nakongera kubisubiramo, ibisigaye byose ubyimenyere. Nyagasani ubwo Liza yararakaye maze ati Viki uri imbwa mani. Ubwo Viki nawe ati nawe uriyo y'ingore, uje kuntukira iwanjye sina n'isoni ufite. Liza ati none se ngushime yuko wakoze iki, wakoze neza. Viki ati Liza ndakwiyamye, ubundi ndakubwiye yuko urukundo ruhatirizwa, niba batagukunda watuje ugahama hamwe ugategereza uwawe, ukareka kuri gutandukanya abantu rwose utahuje. Uzi yuko wagira ngo uri ya nzoka yashutse Adamu na Eva, agakobwa k'akagome gusa. Ntuzanangaruka imbere wa gikobwa we. Nyagasani ubwo Viki ahita afungura urugi. Nyagasani ubwo Liza ati Viki waretse ibintu nk'ibyo kuko tukavugana, ko mbizi yuko ukeneye teta. Ubwo Viki ati wirarunsakuriza se nyine genda umvire ku muryango. Ubwo Liza yabonye nta kundi kuntu yabigenza maze ahita ataha. Ubwo tugarutse kuri Gael, yari yicaye mu ntebe ari kureba muri telefone. Ubwo kandi ubwo Teta na mama Gael bari baryamye aho ngaho barimo bavugana nabi cyane. Mama Gael ati Teta wimbyiga. Teta ati nawe urimo kumbyiga, ubundi waryamye neza utitambitse. Mama Gael ati winegeka se uko ndyama nyine kubera yuko hano ni mu nzu y'umwana wanjye, naryama ngaramye nakitambika uko naryama kose ntabwo bikureba di, kandi ntiwongere kunsakuriza reka nisinzirire. Nyagasani ubwo hashize akanya Teta arabyuka maze abwira Gael ati Gael kuryama ngenda biretse. Gael aramubaza ati kubera iki subiretse. Teta ati mama we yanze kuryama neza, rero ndeka mureke hose aharyame. Ubwo Teta ahita yicara. Gael ati ndabona yanasinziriye, none se urarara wicaye? Teta ati nta kibazo n'ubundi rega, n'ubundi nawe ni kurarara. Gael atoke ubwo nyine turare twicaye n'ubundi ejo rwose nta kintu mfite cyo gukora kandi bugiye no gucya. Teta ati nta kazi se uzajyamo? Gael ati ntabwo nzasubira gukora kariya kazi kuko sinshaka rwose ikintu kizongera kumuza n'umuryango wo kwa Liza. Teta ati ariko ababyeyi be rwose ni abantu beza, kuba Liza yaraduhemukiye ntabwo bivuze yuko rwose wakirengagiza umuryango wose ngo unareke akazi. Gael ati uriya muryango ni abantu babi cyane bigira abantu beza, kandi rwose ari abantu babi cyane. Teta uzi ko na mama Liza ari umuntu mubi cyane se? Wenda nyine papa Liza niwe muntu ntazi ibye, ariko abandi bose ni ibirura byambika uruhu rw'intama. Ubwo Teta ati nese hari icyo mama Liza yagukoreye? Gael ati ibyo ngibyo nzabikubwira igihe cyacyo nikigera, gusa nyine si umuntu mwiza. Ubwo Teta ati nyine umwana yakurikije nyina, niba utazasubira mu kazi rero ubwo utangire nyine ukore ka kandi wambwiraga gahemba menshi ariko utashakaga gukora, uko kaba kameze kose nyine uzagakore. Gael ati ivugire nta kintu uzi wowe rega. Teta ati nyine mbwira nyimenye. Gael ati Teta ndagukunda, ibyo ngibyo rwose ujye uhora ubizirikana unabyizere, icyaba icyo ari cyo cyose ntuzigire utekereza yuko njye nagukunda. Niyo wabyibonera mbese nyine ukabona ibimenyetso byinshi bibigaragaza utazabyizera, uzabyirengagize rwose kubera yuko njye ndagukunda. Teta ati urabizi nanjye ndagukunda cyane Gael. Gael ubwo ahita amureba. Teta aramubaza ati nese kuri kundeba? Gael ati nyine aho wahinduriye imitekerereze ndumva nagusoma buri kanya. Teta ati ariko wibuke yuko mama wawe ahari. Gael ati reka tubifate nyine nkaho adahari, kuko n'ubundi kuva twatandukana wari waramfungiye amazi n'umuriro. Ubwo Teta araturika agaseka maze ati nyine nduwawe rega Gael. Ubwo abana bahise basomana biri deeply, maze hashize akanya hari umuntu wakomanze bahita bashigukira hejuru. Teta ati wowe ngo ni ndetse kandi ujanga ari no joro? Gael ati reka ndebe. Teta aramusubiza ati reka tujyane turebe uwo muntu. Bahise bakuraho rido ariko ntibagira umuntu babona, nuko maze ubwo Teta ati ko nta muntu uhari se, wabona ari abajura cyangwa ari abicanyi rwose Gael? Gael ati ariko ntugatekereze ibintu bibi gusa sheri, reka dufungure turebe. Nyagasani ubwo Gael mu gufungura umusore yahise yikanga. Teta nawe arasohoka maze mu kureba uwo muntu ahita atungurwa, kumbe uwo muntu yari Chantal. Nyagasani uratekereza Chantal ajanga gukora iki mu rugo rwa Gael? Gahunda yari zo yo gutandukanya Gael na Teta yaba yapfuye koko birangiye, cyangwa ubu ngubu nibwo bigitangira? Utaza gucikwa n'ibice bikurikira by'ino nkuru, nibisanzwe ngiye kuri mikoro ubu uri kumwe nanjye Alpha Samu.
reka twese duhure muri comment maze duhane ibitekerezo mu mbwira ukuntu mubyumva. Uramutse uri mushya kandi hano rwose ntukagenda udakanze kuri subscribe kugira ngo udacikwe n'ibice bikurikira. Reka dusubire mu bice bikurikira muri bizi ko mbakunda cyane. My name is Alpha Samu, make sure to subscribe. I love you all guys, thank you.